Abaryamisha abana mu dutanda twabugenewe bakwiriye kutubaryamishamo mu mezi 3 gusa kuva avutse kugeza nyine kuri ayo mezi 3, ubundi bakaryamishwa ku bitanda bifite imbaho ku mpande zituma batahanuka. Ikindi, umwana ukiri mutoya kuri ayo mezi 3 gusubira hasi ntakwiriye kuryamishwa ku musego. Umwana uri maso we akwiriye kuryamishwa yubitse inda kuko ngo bimufasha gukomera ingingo harimo ijosi igihe yubitse inda, gukomera amaboko, ariko nabwo ibyo bintu nyine kumuryamisha yubitse inda nabwo ni ukumuryamisha ahantu hareshya. Mu gihe ari gukomera ijosi, amaboko, amaguru ndetse n'umugongo kugira ngo azashobore kwicara, gukambakamba no kugenda mu gihe agejeje igihe. Reka twongere tubahe ikaze tunabifuriza kugira ibihe byiza, tunabakira kuri uyu muyoboro mushya dufunguye, umuyoboro mushya witwa Ihame Family, channel ya YouTube izajya ibagezaho amakuru agiye atandukanye, mukaba muzajya mubana nanjye Iga. Icyo nababwira, mukore subscribe, like na share ndetse comment, ni ibintu by'ingenzi kugira ngo duhore tubashakira amakuru y'ingenzi, amashyashya ndetse mu ngeri zose zigiye zitandukanye, nyine tuyabahereze kandi ku gihe. No munsi tugiye kubabwira uburyo bwiza bwo kuryamisha umwana w'uruhinja, cyangwa se tugiye kwigisha urubyiruko, yaba abitegura kurushinga, yaba ndetse n'abarushinze ariko bakaba badafite ubumenyi ku buryo umwana w'uruhinja aryamishwa kugira ngo abe atabasha kugira ikibazo nyine na kimwe kimubaho, kuko abana bakiri batoya b'impinja bashobora kugira impfu nyinshi nyine biturutse mu buryo bwo kubaryamisha nabi. Niyo mpamvu hano rero tugiye kubabwira ukuntu bikorwa. Niba ubizi sava, wabifasha kubibwira n'abandi, ariko niba utabizi nicyo gihe ngo ubimenye uzabisharinge no ku bandi kugira ngo bamenye ayo makuru. Ni ukuvuga ngo mu mezi ya mbere nyuma y'uko umwana avutse, kuva avutse kugeza mu mezi 3, amara amasaha menshi y'umunsi asinziriye, aho ashobora gusinzira amasaha agera kuri 18 ku munsi. Urumva aba yasinziriye cyane, kuko inzobere zivuga ko ashobora gusinzira amasaha 3 cyangwa 4 icyarimwe, nk'uko bivugwa n'inzobere mu bijyanye n'imibereho y'abana batoya. Iyo usuye urubuga rwa wa@allobebe.fr basobanura ko kubera ko mu mezi ya mbere umwana akivuka amara amasaha menshi ku munsi asinziriye, ari byiza ko umubyeyi cyangwa se umurera cyangwa papa wenyine umurera yamenya uburyo bwiza bwo kumuryamisha, bikamurinda kuba yagira ibyago byo kuba yaryama nabi cyangwa akananirwa guhumeka, bikaba byamuviramo gupfa bitunguranye. Urumva wowe mubyeyi w'umupapa ndetse n'uw'umumama ugomba kumenya amakuru nyine y'uburyo wamuryamishamo, yaba guhumeka nabi cyangwa se nyine kumurinda izo mpfu zitunguranye. Ku babyeyi bibaza uburyo bwiza bwo kuryamisha umwana muri pozisiyo nziza mu mezi abanza 3 kugira ngo asinzire neza kandi ashobore gukomeza guhumeka neza, abaganga b'abana bavuga ko uburyo bwiza ari ukumuryamisha agaramye. Uko kumuryamisha agaramye bimurinda ibyago byo kugira umutwe w'inyuma. Hari abantu baba bafite udutwe tw'inyuma, bikaba byamurinda nyine uwo mutwe w'inyuma ko wakwirema nabi. Ikindi, mu gihe umwana ari maso, umubyeyi akwiye kumuryamisha yubitse inda, mu gihe nyine kugira ngo inda itazaba nini nayo idafite formule. Kandi nanone mu gihe umwana agaramye asinziriye nijoro, umubyeyi asabwa kwibuka kujya amuhindukiza umutwe ahinduranya iburyo n'ibumoso kugira ngo umutwe w'inyuma utazamera nk'aho ushashe cyane ku gice cy'inyuma. Ya mitwe nyine ijya inyuma, iyo uryama umuhindagura, waryamira ibumoso iburyo, nyine ugenda umuhindagura, bituma umwana agira forume y'umutwe mwiza. Kuryamisha umwana agaramye mu gihe asinziriye ni uburyo bwiza butuma ahumeka neza, keretse iyo muganga yabibujije bitewe n'ikibazo umwana yaba afite, nibwo utemerewe kumuryamisha agaramye. Kandi kuryamisha umwana agaramye
mu gihe asinziriye kandi bimugabanyiriza ibyago byo gupfa bitunguranye mu gihe asinziriye. Iyo umwana asinziriye akaryamishwa agaramye ntabwo yihindukiza, icyo gihe bimurinda kuba yakwipfuka n'ibindi. Urabona umwana yipfutse umwuka baba binjiza aba ari mutoya, nabyo birarinda nyine. Iyo umwana ageze ku gihe cyo kumenya kwihindukiza ubwe, icyo gihe ntabwo biba bikiri ngombwa kumuryamisha agaramye, kuko umwana aba yakuze nyine. Uwo mwana aba yakuze kabisa, ahubwo icyo ukora igihe yamaze kumenya kwihindukiza, icyangombwa ni ukumuryamisha ku buriri bukwiriye butatuma ahanuka mu gihe yihindukiza. Igihe yamenye kwihindukiza, mushyire ku gitanda nyine, cyangwa se aho uburyamisho bwe bube bufite ahantu harengaho ku buryo atahirima ngo yikubite hasi abe havamo n'ibyago byo kuba yabura ubuzima bwe. Abaryamisha abana mu dutanda twabugenewe bakwiriye kutubaryamishamo mu mezi 3 gusa kuva avutse kugeza nyine kuri ayo mezi 3, ubundi bakaryamishwa ku bitanda bifite imbaho ku mpande zituma batahanuka. Ikindi, umwana ukiri mutoya kuri ayo mezi 3 gusubira hasi ntakwiriye kuryamishwa ku musego, kubera ko umusego ntabwo uramuvuna nyine, ushobora kumuvuna umutwe n'ibindi. Kandi na matera aryamaho igomba kuba ari matora ikomeye ihura neza n'igitanda. Nyine umwana aba akeneye kuryama ahantu hareshya kugira ngo ingingo ze zose zigume zigororotse, ku buryo urumva umwana aba akiri mutoya umuryamishije ku musego ushobora kuzasanga avutse afite nk'ijosi ryunamye ukuntu, bitewe n'uko wamuryamishije ku musego nyine ugasanga ameze nk'ugenda wunamye. Urumva ibyo bintu ntabwo yari sawa. Umwana uri maso we akwiriye kuryamishwa yubitse inda, kuko ngo bimufasha gukomera ingingo harimo ijosi igihe yubitse inda, gukomera amaboko. Ariko nabwo ibyo bintu nyine kumuryamisha yubitse inda nabwo ni ukumuryamisha ahantu hareshya. Mu gihe ari gukomera ijosi, amaboko, amaguru ndetse n'umugongo, kugira ngo azashobore kwicara, gukambakamba no kugenda mu gihe agejeje igihe. Umwana nyine ugomba kwita kuri buri kantu kose, ku buryo umwana atagira ikibazo igihe wamuryamishije. Ayo nguko amakuru yari ayo ngayo, nakomeje kubana nanjye yiga. Ayandi makuru mwadutuma muri komenti, ibyo mukeneye tukabibazanira, nicyo tubereyeho. Iyi ni channel yanyu, mwifate nk'iyanyu. Mwebwe icyo mukora mukore subscribe, like, comment and share. Ibindi ni ubuntu. Ndabakunda cyane, duhurire kuri video z'ubutaha. Ciao ciao.